Rugira aragesha haragiye nta n'ikimenyetso na kimwe asigiye. Hari birenze ibyo ahantu usanze ino telefone ibyatsi byaho se mvuge babisiri banza mbonye n'amaraso niba ndebye neza. Wamfasha ukambwira izina ryawe? Ganza nitwa Shenge. Ako Ganza ni gute wambwira ko uri kumwe ntago ndi Shenge gute ugendeye kuki? Ubu suba umwanya wose naba narafashe nzenguruka ahantu hose nshakisha nimero yawe. Urumva naza kukubeshya? Wanafashe niwe mwinshi gusumba wawe. Ntekereza yuko uba uri Shenge. Ntabwo nigeze nihisha wakabaye warambonye. Nta kintu ntakoze. Nagerageje nashyizeho n'amafaranga ngo banshakire nimero yawe. Nonaho nyiboneye aho duhuriye. Utangiye kunyihakana. Urumva igihe cyose uza abantu bose nagerageje guhakanira kuko nari nzi ko mfite indahiro yanjye. Hanga gutatira igihango. None nibi uri kumvuga. Uretse uzi n'ikindi muko? Urakora iki muri iyi nzu ahubwo? Inzu yawe? Uti? Inzu yawe. Uzi n'ikindi? Ahubwo ndi kwibaza winjije uti wanjye. Ongera nsubiremo ako kajambo uti ninjiye? Uri kumva icyo nkubaza? Ninjiye nte iwawe? Aha ntihakiri iwawe. Aha ni wanjye. Ahubwo se wasaze ryarisha? Turaza kwireba ko nasaze. Gakufi gusa. Uza amateka yako? Sibyo ndi kukubwira. Mbwira ikindi kintu kimwe cyonyine. Cyanyibutse ibyo twanyuranyemo mu butoya. Kitaraka Gakufi. Ngewe nakubwiye. Ntago naba mfashe igihe kingana gike cyose. Ndimo ndagushakisha. Nigeze kumenya amakuru yawe sinzo abantu bambeshye bashaka kugira kubera ukuntu nandi gushyiraho n'amafaranga ngo banshakire Ganza. Hari undi washatse kwita Ganza ariko nabonye mbona atari we. Ngiye nakwitegereje mbona ni wowe. Ntago wibuka tujyana kuvoma. Aka kantu ntago wibuka hano wakampereye. Wagerageje ugakura ukibuka. Irindi zina ryanjye ni riri. Witwa Ganza William. Maze imyaka myinshi nkwirukaho. Mva rero. Ntabwo biri bukunde. Gute bidakunda? Ntabwo turi mu cyerekezo kimwe. Umbabarire. Ganza. Ntago bishoboka. Ntibishoboka iwawe ariko kuri njye birashoboka. Ntago natigiye kingana gutya cyose. Mwirukankaho. Warangiza aka kanya ukabona. Ganza ntago wariwe. No. Igihe cyose maze mutegere. Abo twanganaga barashatse. Oya wirira nanone. Mbabarira nanone wirira imbere yanjye sibyo? Ganza. Wowe urifata ugafata urugo rwa rugira ukarugira urwawe ariko ubundi ufite ikihe kibazo mu mutwe? Kari cyo kibazo nshaka kukubaza. Iyi nzu ni yawe se? Inzu ni y'umuryango wa Rugira n'abana be niya na Shenge. Wowe uri iki hano? Zana ibyangombwa byayo. Kumbe bivuga ngo niwe watwibiye ibyangombwa. Noneho ndabyumvise. Mbi ibyangombwa ngewe. Iyi nzu ni yanjye. Noneho wakavuze warenze umuryango. Genda usana ibyangombwa by'iyi nzu ahubwo.
kuko umunsi waje hano ugasohoka nk'umujura nibwo twabibuze. Genda ubizana. Amategeko nagaragaza proof. Zana ibyangombwa niba utabifite usohoke. Ariko reka nkubaze. Iyo wireba urabona uri igiki muri iyi Shenge. Uri ufite ikihe kibazo? Wowe ntabwo ufite ikihe kibazo. Ku buryo wifata ugatuka Romeo bigeze aho ngaho. Urumva ukuntu wasafishe ngazana ibyangombwa nkurebere se nkurebere ibiki. Batarome mwihorere. Uri gutuka umuntu nkunda nta n'isoni. Ngugira ute? Ndamukunda. Uri kumbona ukuntu urimo uramutesha umutwe rata nakwihorere. Ninde wakubwiye ko nkundana n'impinja? Oya. Ntabwo wowe uri Shenge. Mbabare ntongere kubimbwira. Ubu ibyo twavuganye byose birangerera aha ngaha. Ndakwingize ntuzongere kumpamagara. Uranyumva neza? Ganza. Ntabwo ari wowe wambwira gutyo. Ntabwo imyaka yose maze nkutegereza aka kanya ariko wowe wakambwiye gutyo. Abo twari turi kumwe bose, abo twakuranye, abo twiganye, n'abo twakoranye bose barashatse. Maze igihe ari wowe ntegereje. None aka kanya niwe wambwiye gutyo. Igihe cyose nagutayeho. Nagakwiye kuba ngeze kure. No. Kankubwire rero. Babarire. Sinifuza kugutera amarira. Nta kindi ukoze kitari ukumbabaza gusa. Oya, wirira. Basi ndabyemeye kuri Shenge. Iyo mbimenya ntabwo nari kuba narataye igihe kingana gutya. No. Wirira Shenge. No. Ganza uramemukiye. No, ntabwo umeze nka Shenge ariko. Ni njyewe Shenge. Nta kibazo. Ntabwo nzongera kuguhamagara. Oya, wirira please. Shenge. Shenge. Karame. Ihangane wirira. Ihangane wirira. Ndababaye. Ndababaye. No. Ndababaye. Oya, wikomeza kubabara ntabwo nari ngambiriye kugutera agahinda, sibyo? Umbabarire mu by'ukuri ikibazo nuko ntarisobanukiwe yuko uri Shenge. Basi iyo mbimenya ntabwo nari guta igihe kingana gutya. No Shenge, mbabarira Shenge. Sibyo? Nabyizera gute? Mbabarira basi, mbabarira. Ikosa nakoze nuko utakwizera. Ariko Shenge mbabarira ntongere kurira, sibyo? Ganza basi agaciro igihe nataye. Ya, mbabarira nukuri. Umbabarire kandi ko ntako utagize. Nanjye ariko ntako ntagize unyuze. Ibyabaye byose ukuntu twahuye n'ukuntu nitwaye ubimbabarire, sibyo? Basi wanyibutse. Yego. Urakoze. Tuzi. Maze dore. Okay. Mwese ngenda urugero. Ndavuze ngo munsohokere mu nzu. None natwe turavuze ngo soka mu nzu yacu ntago inzu ari yawe, nta nubwo uyifiteho uburenganzira, nta nubwo uzigera ugira. Okay, out. Nata tusohoka. Ndabasetse cyane. Cyokoze. Mbahaye sumbaho iminsi ngahe. Ndumva nabantu ibiri. Ibiri se yo gukora. Mbahaye icyumweru kimwe. Cyo kwa mwamaze gupakira ibyanyu munsohokere mu nzu. Nitse utabikora tuzareba.
nanjye ndimo si nese tuzava mu nzu yawe tuzarebana. ninde wababwiye ko iki gihugu nta mategeko kigira urumva waza ukicara mu mutungo w'umuntu gutyo gusa neze inzu yacu rero azayitwara gute ngo wowe ngo uravuga ibiki ngukundana nkunda Romeo garukana vuba Yes, alo. Ntumbwire ko wa mugabo warokoye abana ba Erika akiriho. Umva, ndakwinginze, kora icyo ushoboye cyose. Amakuru yose aburizwemo, kuko biramutse bimenyekanye ko abana ba Erika bakiriho. Kandi uriya mugabo niwe kiraro. None se nimba akiriho urumva biri bugende gute? Umva, ndakwinginze. Biramutse bimenywe ko ari jye wari inyuma y'iriya mpanuka yahitanye umugore wa Eric. Byaba birangiye. Naba nsebye. Ariko jye wibuka ko Eric ari mubyara wanjye. Eric naramukundaga. Mana yanjye we. Nakoze igishoboka cyose kugira ngo impanuka ihitane uriya mugore. Eric nzamwigarurire. Urumva rero abana be baramutse bakiriho n'uriya mugabo akaba bakiriho ibimenyetso biracyahari ariko se umva mubwire rega hari ikintu uri kwirengagiza jewe menyekanye nawe wamenyekana rega nawe urimo ariko by'umwihariko umve ko nabansebye kuri mubyara wanjye erega nabamboye igitotsi mu muryango Eric ndamukunda ngomba gukora icyo nshoboye cyose hamwe yewe umva turajya muri Abradesha nimugoroba sweetie hi sanga ndi kuvugana n'umushitsi wanjye tugiye kujyana muri Abradesha meze neza wari uri bizi nawe ntabwo uri bizi kuri phone wari kuvugana nande ndi kuvugana n'umushitsi wanjye turi gupanga kujya muri Abradesha n'umushitsi wacu twiganye urukundo nguhaye uzarundagirire urukundo nkugabiye uzarundagirire uzarwuhire rutohe aho gususumira rususuruke narwimye benshi gutegereza ntakuzi mukundwa akagaseke ngutuye uzagapfundure ibanga naguhishiyemo rizagushimisha nzakugabira inyambo kuko umutima narawuguhaye nkwise yasine ya mwiza ingana inyenyeri zo kwijuru ujya untekereza ngo utekereze dushire y'amatage bajya bavuga nta kadutinyuke niyo twaba tutari kumwe imitima yo nigacu niyo twaba tutari hamwe tujye tumera aho twicaranye
kuganiriza biti ushirira maze ukebuke wese unde nkwisire ariko nawe ntukanyibagirwe na rimwe ariko nawe ujye unsekera ntuke maze ngukunda unkunde nta rukundo rwumwe kuko wandutiye bose mama se we 𝐲'𝐻𝐿 warakuze siko nayo 𝐃𝐮𝐭𝐚𝐧𝐚 cyiza 𝐶𝐵𝐻 ya dadi sha ndagukunda none se wari uri hafi aha ngaha oya narinde rawundi ariko narinde mutuntu nyine reba narindi mvugana n'abashuti ko tujye kujya muri blood shower mu kanya nagira ngo mbwire nyine icyo ukunda sikindi gutekesha like daddy princess thank you umva ndabyemera rwose nari nanabikumbuye wowe jewe ndi hano ngo gutetesha muri iyi minsi ngomba kukwitaho ego umukobwa mwiza ariko auntie we nzajya nguhake thank you nekera ngo nari mbikumbuye narakubuza ubundi wari waragiye ubu ngubu ngiye kugutekera icyo ushaka ngusasire ubu ngiye kujya ngucitinga like and guess what ndi kumva nshaka muri weekend kugutembereza oya se kandi hehe ngira ahantu wumva wishimiye ushaka gutemberera kugira ngo nkumvishe uburyo ufite auntie rich auntie gutembereza ufite igishaka cyose umva ahantu hose uzanjyana ubundi auntie ntutwije ukuri iyo ndi hano mba ndi jyenyine dada bari bize nanjye ugasanga igihe mbaye mbonye n'akanya gato ko kuba nakwitaho ndi mu bitabo nkabura uwo dukina kubana nta muntu turi kumwe hano ariko buje mva ngiye kwirekura isi yose menye kuri hano nishimye sibyo ukiri umwana najyaga nkunda kukujyana mu byicungo ubu ngubu se ko wakuze sinkimenya guyawe kubera ko nyaze gukura ni wowe nyine wambwira noneho ubu ngubu ibintu uri gukunda bigezweho se nkujyane mu byicungo ngana gutya kandi wabona wese mu cyicungo nkajya nkuzunguza gutya icyo nshaka ni kimwe gusa nabyo bikunda uri iruhande rwanjye aho tujya hose mva nta kintu n'ikintu kimwe nshaka kirenze kuba turi kumwe aho njyana hose haranyura haranezeza nzakugabira inyambo kuko umutima mwise yasiniye mwiza Ria Yes, auntie. Are you okay? Ria. Yes. Ndabona wari watwawe wabuze ibitekerezo byagutwaye kure. Ese ubundi kutigeze umbwira ejo guhura kwawe na Shenge byagenze gute? Auntie byagenze nabi pe. Byagenze nabi cyane. Byagenze nabi? Byagenze nabi. Ku buryo Shenge nari yiteguye guhura nawe siwe nabonye. Nta kintu cy'ikimenyetso na kimwe cyaranze ubuto bwacu nigeze mubonaho. Ariko nyine twaraganiriye nyine. Numva amarangamutima yanjye atari kuri we. Yahindutse mu buhe buryo se? Yashatse umugabo se? Yahindutse mu buhe buryo? Oya ntumvishe ntamwiyumvamo gusa ntabyo nzi. Kurikije ukuntu expectinga kumubona ntabwo ariko namubonye. I promise I'm here for you. Ngiye gukora icyo ushaka cyose. Kandi ndabizi neza uzishima. Sibyo? Thank you. Ndishimye kandi
nzakubera umukobwa mwiza muri make uraho mu matayi papa igihe ari busy ugiye kuba tuganira mbese nse nkaho hari umuntu turi kumwe ntari jyenyine muri ino nzu muri make uri byose ufite ibikomere byinshi kuba warabuze abavandimwe bawe ukabura mama wawe ukiri muto ngomba gukavaringa icyo cyuho cyose wagize ngomba kugisiba nubwo bwose ntabasimbura ariko ukabaho wishimye anti uri umunezero wanjye yakoze cyane nishimiye kandi kugarutse ukaba uri mu muryango ukaba muri make ngiye kwibagirwa hashize habi thank you yes so tugumye mu biganiro rero twatinda watumye nibagirwa we nibagiwe ko mfite gahunda n'abandi yego reka nyine ngiye guteka ngutekere ibyo ukunda ngutekere ndanagutegura shambure wow thank you I love you n'ibyishimo n'urugwiro wavanye aha ngaha yego hari ukuntu niteze kumubona ariko nabonye wapi no mu kiganiro twagiranye y'amashyengo navugaga nari nkeneye kumwumvaho twatugambo twiza ukuntu Shenge yari atuje yanganirizaga neza tukiri bato reka byose ntabyo namubonye rega nta imyaka ishize ni myinshi cyane hari ukuntu ubura n'umuntu ukumva ntabwo amaraso biri guhura kunumva biri wiyads niyo mpamvu rero njyewe umva ngiye gutatira indahiro y'ubuto nagize yagiranye na Shenge nkikundira miyo kugumana nawe ko n'ubundi ndamukunda mba numva ameze neza iyo ndi iruhande rwe ntabwo nzi imbaraga bizansaba ahari nzaba nanakosheje nzaba mpemutse niki shushu Shenge ndagukunda ese ko ndeba gutyo ntabwo iri kundeba gutyo Juru kara uravugisha ukunda Romeo kamubwire ndamukunda byagufashe bite nyine ibyo bisazi byakujemo gute ku buryo wisanga ukunda umuntu ukuruta noneho by'umwihariko w'umwanzi wacu umwanzi wacu se Romeo n'umwanzi wacu papa ntabwo yavuze ngo ikibazo cyose tuzagira tuzakibaze Romeo nese n'umwanzi wacu papa akamwizera ko ari inshuti ye magara ibyo byari hambere Juru sinzi niba utaramenye yuko mu bintu twagiye tubura Romeo ashobora kuba byihishe inyuma ashobora ariko nta byose ariko icyo cyo nzagikora mbega bimeze nko gukora divorce nkeka ko iyo ubikoze udakoze igikorwa cyiza ariko urabona kugira ngo uzaturi ku mutima hari igihe bamwunga ko manika amaboko ukabivamo ugomba gufollowinga your heart umutima wanjye hari ibyo nsaba n'ubwo ubwenge bwanjye hari n'icyo undi bunsaba ko ngomba kuri isezerano nahaye Shenge ariko nanone none se sinzi aho nzahera mubwiza ukuri mubwira ati ngiye kubivamo hashize imyaka myinshi n'ubundi reka tubireke umutima wanjye nubwo ufite ubwoba bwo gufata uyu mwanzuro ariko ngiye kubikora ngiye nihitiremo rwose miya Shenge mubwiza ukuri tubyihorere kuko amaze gutsindira umutima wanjye rero Shenge rero yagiye kantarangiye ibyo biramureba simbizi uko azabyakira nubwo nzaba mpemutse ariko wenda Imana izambabarira aho yanzabeho ubuzima butishimye ibyo uvuga ndakumva cyane sibyo kandi ndanagushyigikiye pe urabizi ko ngushyigikiye muri buri kimwe cyose kijyanye n'ibyishimo byawe sibyo yego ariko ikintu ngusaba ni kimwe ndagusaba kwihangana ugatwara ibintu gake ukabitwaza gake ukabanza ukabitekerezaho ukicara ugafata igihe cyawe gihagije cyo kubitekerezaho ugafata umwanzuro wabanje kubiha igihe gihagije
ntabwo Romeo yakiba ariko Shenge Romeo ni mwiza Romeo areba neza avuga neza mano iranzobeye ntabwo umuhungu yakiba ikindi kubanduta se nibiki imyaka se nayo yubaka kandi nanjye maze gukura Juru reka mubwire ndabizi kuri kunyinisha sibyo ndabizi kuri kunyinisha urashaka kunyishyura kubera ko nagiye guhura na Liam kugira ngo nyine ubi nanjye unyereke ko wakunze ariko shakira handi sibyo izina ry'Imana ngo mukinisha nkunda Romeo none se reka mubwire si wambwiye ngo narose ndi kuvuga ngo ibintu by'ubwanwa none huziko urabwanwa bwe Yesu ndaryama nkajya mbona kwa kundi Yesu ku gishushanyo cyaconze ubwanwa none huziko Romeo asa na Yesu we barasa neza nagize ngo ni Yesu ahubwo waje mu buzima bwacu uravugisha ukuri se Mpiri kw'Imana shewe uziko none hano Romeo wahuriye n'ura mu boss wawe cyaki boss ni kinini gifite urujwe ako ka Romeo Yesu normale umuhoye Juru ndabizi ko ariko nyemisha sibyo ntabwo umuntu yakunda ngakunda ubwanwa sibyo ubwanwa mu bintu umuntu areba nta nubwo biba birimo umuntu wuhe ubyo ureba nibyo ndeba wese uri mu boss warebyeho ibiki warebye ari amatuza ngewe sinkunda amatuza ubwo wowe ukunda amatuza ngewe ngakunda ubwanwa ako izina ry'Imana okay mbabarira umbwira ikintu cyose ushaka ariko Romeo umwihorere sibyo umbabarire ntuzongere no kumuvuga ntuzongere kumuvugisha ntuzongere no guhura nawe yewe ntuzongere no kumuha ikaze none utekereza kumufata kuko kano kanya ushaka kugendera ku marangamutima yawe akaba yatuma uhubuka ugakora ikintu zicuza ubuzima bwawe bwose so darling umwanzuro nawe ufashe kandi sinsubira inyuma ndakwinginze bitware gakeya ntabwo nshaka kuzongera kukubona urira nahaze kujya nkora nkubona urira enough is enough just take your time sibyo Biracyagoye birumvikana pe ndakumva 100% ariko nanone ibintu nk'ibyo ntabwo ari ikintu uhita ufatira umwanzuro ugahita udeciding at once. Turumvikana. Okay. Juru ugafata umwanzi wacu ukamuzana ukamushobosheza. Ariko n'umwanzi wanyu na wowe nande n'umwanzi wawe ahubwo baramuteresa arakwanga wandekera Romeo undi Romeo uri kumubaza iki Romeo n'umwanzi wacu Romeo n'umwanzi wacu yakugize gute ako Juru siko ntari bwongere kugutaho igihe Juru ndavuze ngo noneho hagarika ibintu byo guhura na Romeo ndavuze ngo sinzabaho namukunzi nta nubwo kandi umitiramo we ko wirwa wiruka inyuma y'aba boss uko wirwa biruka inyuma ibi wabikuye he ninjye uzabaho nafite umuntu nyitaho nanjye nyene yako kantu mwejosi ku buryo se kugira ngo ubashe kumva kungana nanjye cyangwa turi ku rwego rumwe ujya gufata umugore akundusha imyaka ingahe wese ura wamufasha ute nago wa professor Stroya yanyishe ngiye mu bitaro ukagenda ugahita ufata ura mu boss zundi ubwe n'iki kagukunda ariko ngiye Romeo mfite ukuntu namusengera kankunda kuko ari no mu ishusho ya Yesu wese ura ari mu ishusho yandura muntu wirabura kuriye ndekera Romeo urimo urakunda Romeo kubera ko ngafite ubwanwa kubgaye afite ubwanwa sinijumba baravuga ngiye kuryama mbirote umbabare Romeo umureke mu bantu utekeze kuvuga Romeo wongeye kumuvuga kuko ibyo ubuvandimwe byava ikindi kundusha imyaka nago bikureba abantu bakoze bazi gutetesha genda ujye guhiruka inyuma y'uwo boss uramukira ubana ubundi wowe muri ku rwego rumwe ariko ngiye Romeo njya mwita ariko disi nuko abantu basara n'ukuri njye mundebera nuko wowe ni wasaze ma bakubwira rimwe ugaterura ubushakoshi ukirukanga shenda gukunda ndakubaha mukuru wanjye ariko ikivanga mu rukundo rwanjye kuko mu rukundo rwanjye nakica n'umuntu Romeo namwitangira ibintu byaje gukomera we usiko byo bintu byaje gukomera ubona ukuntu hano ariko kacyonge neza utwanwa ariko umwana Romeo kaje kumuhamagara telefone yangiri ako Romeo ubundi watayari kubera iki wawe ninda goye uburenganzira bwo kwigaruza imitungo yawe ariko noneho nabiseseme sigaye neza siyamutera iseseme urabura no kwimbaza mu buryo duciringa tugane nk'abagabo bose tugana ugatangira imbaza ngo mwana n'ibintu bibabaje binasuzuguritse ujye umenya uwo dukorera ko ari umuntu ukomeye ako ubaza ko ujye utekereza ko nanjye ari umugabo baza mugenzi we mani ntukambaze gutyo cyumbaza uciye bugufi tugane umva nkubwire hari igihe iby'ubugabo tubishyira hasi sinzigera mbishyira hasi tukabwizanya ukuri ziriya bintu wakoze nta bugabo burimo ko nukuri kumbwira umbaza ngo singira ubwenge mu mugabo none rero utamene nikoreye se ubwenge ntabyo nkubwiye
ubwenge bwe urabifite ndabizi neza, ariko hari amakosa ukora nawe ukagira ngo ntabwo wabanje kubitekerezaho neza. Mana amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Iriya mitungo kubizi neza ko igomba guhabwa gitifu ko ari we uyishaka. Gitifu agize Imana ubundi ni igiki? Nanjye naba gitifu Mana. Kwa mugabo we kugira ngo ukomeze kungaraguza agati wabishoje n'ubundi ukandubura ko aricyo cyakoze. Ugira ubugome gusa, ntabwo ndi umugome kubera ko mu buzima bwanjye ushobora gukorera ubugome umuntu innocent nkawe. Humura, ntabwo ngiye kukwica. N'ubundi simpamya yuko aho nkuye utanzanye kundangiza n'ubundi. Nza kuba nifuza kurangiza ariko nabikoze kuva. Hanyuma urabura iki? Uzi hari ibikomeye nagize mu buzima bwanjye. Binyuze muri nzira. Gitifu se amafaranga aratagiye ntatangiye kuza. Ngeze se amafaranga ndi gushaka. None se nawe uzayatanga ube gitifu? Nzabikindi. Ariko mwagiye mumenye mukina nabyo mwana. Ariko mwaranshutse ngambanira inshuti yanjye. Ntangiye kuribwa n'umutima bimuviramo gupfa. Nanjye mbure kwimara gahinda se. Usigaye usa neza se baragushutse ngo mugira gute? Usigaye wasaga gutyo. Imyaka mwari mumaranye muri inshuti rero kumara iki? Mugambanira apfe narangiza n'imitungo muyitware nari bose se nabwo umutima uri kunje. Hakurumiho ubundi buri mu buki ubungu. Kira ngo ariko urabizi ko nsigaye n'umugenzi wawe Imana. Kuburi mugenzi wanjye rero ntabwo bivuze ko tutagomba kujya umugambi ngo duhuze ibintu. Niyo mpamvu ugomba kumbaza utuje nta kumbaza unkanika. Gendeye kukiza. Rega ntabwo mba nishimye. Jese ndishimye. Romeo, nanjye sinishimye. Uri ukuntu wari umeze. Niyo mpamvu ibyo ngiye gukora nabitewe n'ibikomeye nagize. Ngiye gukomerekeje ku buryo nyitura ibi byose. Ugira Patrick, ndakuzi cyane, ndakuzi kuva nyiri umwana. Ndabizi ko ari wowe warize abana ba gitifu Eric. Biragutunguye uwo mugabo urinda. Nkuko nabikubwiye, witwa Ugira Patrick, wari noteri, ariko waje kuva ahantu wabaga ubu ngira i Kigali, kandi nibo barize abana ba gitifu Eric. Urinda unzi kuva mu musatsi kugera mu bworo bw'ikirenge. Nkwinjira muri diruzi ukuntu wari umeze. Bimari iki se nshuti? Wambaraga ipantaro imwe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, inkweto imwe, ishati imwe, none urahindura buri mwanya. Amavuta meza urisiga, umusatsi wawe dore usigaye ushyiramo ka black ugasa neza. None utangiye kwibyimbya bigeze aho ngaho. Oya, kumvikane Romeo, iriya mitungo ntabwo ari wowe igomba kujyaho. Twumvikane, iriya mitungo ziko ari ya boss ugomba kuduhemba. Akora igicucu. Niwe dukorera. Ariko Romeo, niwe urambwira ngo ndi igicucu. Ako wasaze. Niwe urambwira ngo ndi igicucu. Hasoni. Bwira reka nkubwire ikintu kimwe. Iki se umbwira? Ndavuze ngo ndekura. Ukeneye ko natwe se tuyakaraba? Romeo uri muzima. Abantu bamenye ko wishaze. Uri muzima. Umaze kubyimba bigeze aha ngaha. Ukeneye ko nyikura mu rwego. Umaze kubyimba bigeze aha ngaha Romeo. Ushatse no kumenya ibirenze ibyo ngibyo nabikubwiye. Kubera ko sinjya nkora ibintu nawe ubutse. Ibintu byanjye bijya muri plan. Kumana ko kubibi ni iki kwe. Ubu nawe mu mugambi wo kungirira nabi wiyongereyemo. Wiyunze kuri Eric n'abantu. Ugira uhumura. Uhumuriza. Humura. Uri mu maboko yanjye.
ntacyo uzaba gusa uramutse ukurikije ibyo ngiye kugusaba icyo nsaba ese ubundi urinda kugira unzi oya umugambi ufiteho n'igihe kirekire nta kibazo ibyo kunyibwira niba wumva atari cyo gihe nuse kuki wanabaye niba kuko utari mu mugambi wo kumurahoza kumubaza ugaseka ariko nkuko nabikubwiye ibi byose ndi kubikora kubera ibikomere nanyuzemo ubuzima bwanjye kandi sinshobora kureka umuntu w'inzirakarengane ngo arengane. hanyuma se kunkura muri kiriya cyobo kunkura muri bariya bagambanyi n'iki urashaka ko nzakwitura iki niba koko udafatanyije nabo mbwira very simple nzakwitura iki koko very simple niba koko uri inshuti mbwira ikintu ngiye kugusaba ntabwo gikaze cyane ni igiki mbwira winseka mu bakobwa bawe babiri wareze harimo umwe watowe umutima wanjye ndashaka ko umushigira akambera umugore mu bakobwa banjye babiri ushaka